Yes, reka mbaye ikaze rero bakunzi mukunda Kigali Channel. Tugarutse n'ubundi kuri breaking news, ni amakuru n'ubundi yamaze kujya hanze, dore ko n'ubundi ari inkuru ifitani huriye na politike, kuko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Bamporiki Edouard yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko umwanzuro wo guhagarika Bamporiki wafashwe na Perezida wa Repubulika ntabwo higeze hatangazwa icyo Bamporiki yakoze cyatumye ahagarikwa. Iyi niyo breaking news rero yamaze kugera hanze, twari tugarutseho nka Kigali Channel, nkuko n'ubundi tugenda dufokasinga ku makuru y'imyidagaduro cyane cyane hano kuri Kigali Channel. Niyo twari tugira ngo tugarukemo turebe uyu mugabo wamaze guhagarikwa nihe yarahuriye n'imyidagaduro, ni iki cyamuhuzaga cyane cyane n'isi ya siporo ya entertainment. Nibyo twagira ngo nka Kigali Channel rero twongere dusura inyaho gato, ndetse tubibutse bimwe mu bigwi yagiye agirira muri uru ruganda rwa showbiz, dore ko n'ubundi uyu Edouard Bamporiki yakundaga kugaragara mu ma interview menshi atandukanye kuri Radio 1, aho yakundaga gukorana ibiganiro na Rugimbana, ndetse nyuma y'amamatch atandukanye Manchester yabaga yamaze kwitwara neza cyangwa kwitwara nabi bakamuha pole, ndetse yagiye yakunda kugaragara ko rwose yakunze guhamagarwa cyane, ndetse ubona ko hari indi connection afitanye n'umupira, ndetse wakundaga kwibanda kuri Manchester United, ndetse ubona ko adashaka gutinda ku makuru ya siporo ya hano mu Rwanda. Rero uyu Edouard Bamporiki n'ubundi nyuma ya siporo nk'umufana wa Manchester United ukomeye, hari ibindi bikorwa yagiye agaragaramo cyane mu bihe bishize muri iyi showbiz nyarwanda. Reka mbibutse n'ubundi ubu igihe yigeze guha Soshomora inka ku gitaramo cye, icyo gihe yari yaronshinze album ye, icyo gihe rero aza kumuha inka, ndetse biza gushimwa n'abanyarwanda benshi batandukanye, ndetse n'abayobozi bagenzi be batangira kubona ko hari intambwe ndetse hari tafara agiye gushyira kuri showbiz nyarwanda. Ikindi gikorwa yongeye kugaragaramo rero ni igihe mu bihe bishize yigeze kugaragara sura niyo Bosco, uyu musore ufite impano idasanzwe, ndetse ukurikije uburyo yari afite n'ubumuga wabonaga ko abantu benshi batandukanye bagenda bakurikirana ibikorwa bye, ndetse bakagaruka kuri message itangaje yagiye iranga ibiganiro bye ndetse n'ibihangano agenda ashyira hanze. Rero Edouard nawe yaje kubya presiya, ndetse aza gutera intambwe aza kumusura iwabo mu rugo. Iki gikorwa nacyo cyari gifite aho gihuriye na showbiz, ndetse cyaje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi gikorwa rero yaje kugaragaramo cyane mu bihe bishize n'uburyo Jay Polly umuhanzi yaje kwitaba Imana, ndetse aza kugaragara aza kumutabara, ndetse biza no kurangira afashe n'ijambo. Rwose ubona ko showbiz ndetse n'umuziki nyarwanda hari ukuntu agenda bisapotinga. Ariko aho nashaka kongera gutinda ni ikiganiro yigeze gukora gifite ahantu gishingiye n'umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro na kirazira. Icyo gihe rero yigeze gutanga ikiganiro, ndetse aza kugaragara ari gusobanura iby'umuco, ari gusobanura inkomoko y'amazina nyarwanda, ndetse icyo kiganiro cyaje gusetsa cyane cyane Perezida wa Repubulika na Madamu, ku buryo icyo kiganiro cyaje kuba souvenir ikomeye, ndetse natwe twese tugenda tukibukiraho Edouard Bamporiki. Nari mbaje rero kugira ngo mbibutse urwo rugendo n'ibyo tumwibukaho bifite aho bihuriye na showbiz, nk'uko ariyo twanariza cyane. Rero uyu mugabo wamaze guhagarikwa ku nshingano ze, ntituzi rero, ntago turamenya ngo ni icyo azize, ni icyo agiye gukurikiranwaho. Tura rero nka Kigali Channel kugira ngo ayo makuru yose tugomeze tuyabakurikiranire, ndetse azagenda sohoka ajya hanze yose tuzatuba ba mbere ko yabagezaho. Gumana rero na Kigali Channel, gomeza ukundi ibiganiro tukugezaho ubusesenguzi, breaking news. Reka nkwifuriza aho uri hose kugira ibihe byiza. Ciao ciao.